cyubahiro n'icyubiteka kubera ukuntu nabirose ngiye ndumva nishimye ndi guserebura pe nanjye ni ibibazo ariko yihangana abana bagiye kwishima gushaka ibirenzeho burya ari dukeya tujemo tuje neza urwabo bamucukuriye baruteremo insina Metre wagenda gatoya nurundi rubanza rwiyongereye kuri nyinshi z'ibyamamare waburanye ugatsinda kuva mu 2015 waburana rwa Bruce Melody rwa Fireman wararutsinze n'izindi wavuga ko umwe mu ba metre baburanira ibyamamare kandi bigatsinda ko kubanza atababeshye ibyo sinaba ariko nabivuga nubwo bari ibyamamare ko nabakiriya nk'abandi iyo ngize amahirwe ngasanga dosiye yabo ifite uko yakoreka nk'iy'abandi ntago navuga ngo nuko ari ibyamamare ariko kuba bo duhura na abantu bose nagiye nkora kuri Bruce Melody koko nibyo n'uyu Ndimbati niwe wamunyohereje reka mwite Ndimbati noneho kubera ko yareko metre baganiriye itangazamakuru rye ryitwe gute mu rubanza rwawe uru rubanza itangazamakuru ryakozemo amakosa menshi rimwe bakavuga ngo yarekuwe ntibazi gutandukanya gusabirwa igihano cy'imyaka 25 no gukatirwa 25 abantu bakavuga ngo yarekuwe rutaranasomwa bagiye babikora nabi cyane numva ku nkuru zo mu butabera bajya basaba interview abavugizi b'ibyo bashaka kuvuga akaruba byivugira aho kugira ngo umunyamakuru abyandike ko bitari ubutabera butangwa mu nyungu za rubanda ubutabera butanzwe kuri Ndimbati buvuze iki ku butabera mu Rwanda muri rusange nawe wabyivugiye ni mu nyungu za rubanda ni ukuvuga ko sinzi ikintu narenze ni mu nyungu za rubanda nyine Ndimbati nawe ararenganuwe nkuko nawe ari umuturage nawe ari rubanda nawe rega ubutabera buramureba nawe bugomba kugira icyo bumukorera niba bubonengana niba bona arengana agomba kurenganurwa abahiri icyaha akoze bakabona bufite ibimenyetso cyamuhama ariko ntago twavuga kuko ari ikimenya bose navuga ngo ni icyamamare ntago byamugira umwere hari undi muntu washyizwe mu majwi umunyamakuru bivugwa ko hari ibyo yasabye Ndimbati kugira ngo itajya hanze we murabijyana mu nkiko hari n'amakuru yavuzwe ko nawe ubwe yagiye kubarega ese hari dosiye mwigeze mubona ko yabareze bimeze bite ubundi hagati yanyu n'uriya munyamakuru iyo dosiye rero ntayo nzi ngewe mu rukiko yaravuzwe kandi ibyo bintu byavuzwe nge ntarahabwe no dosiye bivuga ko byavuzwe bagikora inkuru mbere ni ukuvuga ngo dosiye nge nayibonye Ndimbati yafunzwe ubwo nuvuga ngo ibi byabaye imbere wenda niwe uzabikurikirana naza akabona dushobora kubikurikirana azabimbwira turebe ko tubikurikirana umunyamategeko akenshi wunganira umuntu aba n'umujyanama mu by'amategeko Ndimbati akubwiye ko agiye kurega umunyamakuru avuga ati umunyamakuru igihe cyose maze muri gereza nubwo mbonye ubutabera ariko nararenganye mu nama bamugira harimo yuko yarega umunyamakuru cyangwa wavuga uti anyeretse ibimenyetso nkabona bishyigikira ibyo avuga nagira icyo mbivuga ariko reka nifate ne kugira icyo mbivuga ko narabona ibimenyetso ashingiraho metre umuburanyi ashobora kubura ukujurira ubushinjacyaha buramutse bujuriye twabona mugarutse mu rubanza cyari urapfundikiwe oya ntago rufundikiwe uru rubanza rusomwe ku rwego rwa mbere ufite uburenganzira nabwo ni umuburanyi nkatwe nkuko natwe iyo atagirwa umwere twari kujurira wenda nabo bafite uburenganzira bwo kujurira nyuma y'iminsi mu minsi 30 uhereye umunsi rwasomewe murakoze cyane murakoze kandi nanjye ndabashimira turishimye cyane